Hello bakunzi ba Juju Afro Kitchen, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Uyu munsi rero tugiye guteka ibijumba. Niba udakunda ibijumba ngwino nkwereke ubundi buryo wabiteguramo bikakuryohera. Burya ibintu byose biraryoha bitewe nuko umuntu yabiteguye. Ibijumba rero hari abantu benshi batabikunda kandi nibyo biryo navuga bifite intungamubiri nyinshi mu bintu bitera imbaraga. So ngwino nkwerekere ubundi buryo wabiteguramo bikakuryohera, uzanshimira. Rero hano ngiye gutangira mbereka ibintu tuza gukoresha kugira ngo tuze guteka ibijumba byacu biryoshye, byo ubirye wumve koko birakuryoheye. So mwibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen, tugende dusangira ubumenyi bugiye butandukanye bijyanye no mu gikoni. Dufite hano ibijumba, tukagira karoti, inyanya, ibirungo by'ifu, soya sauce, igitunguru na seleri. Ibi nibyo birungo tuza gukoresha kugira ngo tuze gutegura ibijumba byacu biryoshye. Reka dutangire dukata ibijumba mbere y'uko tugiye kubiteka. Ibijumba rero byacu biratunganyije, yewe mbibika bitunganyije bihase gutya, nkabibika muri frigo. Rero twabitunganyije bimeze neza. Noneho ikijumba uragikatamo kabiri, ibijumba byacu rero tugiye kubikata muri ubu buryo. Gikatamo kabiri, wanyuze ukagenda ukata bitewe na design wowe ubwawe ushaka. Irinda gukata dutoya cyane, uko ugomba kukirya wumva ko nyine ari cyo. Rero tumaze kubikata tugiye guhita tubinyuza mu mavuta. Ushobora kubanza kubitogosa cyangwa se ukahita ubinyuza mu mavuta direct utabanje kubitogosa. Twere tugiye guhita tubinyuza amavuta. Rero twamaze kuyashira ku ipanu yo gucishamo ibijumba. Reka ibijumba byacu noneho dushiremo akunyu gakeya, turashamo akunyu gake kuko n'ubundi ibijumba bisanzwe biba gifitemo akantu kameze nk'agasukari. Rero ushiramo akunyu gakeya. Amavuta yacu yahiye, rero reka dushiremo ibijumba. Ubundi tubireke bishe. Mu gihe dutegereje ko ibijumba byacu twongeje mu mavuta bishe, reka tube dukata igitunguru. Ugikata mu buryo ushaka. Reka tugikate muri ubu buryo. Ukunda ibitunguru wakoresha ibitunguru bibiri. Nanjye nkunda ibitunguru byinshi, ariko ibijumba byanjye kubera ari bikeya, igitunguru kimwe kirahagije.
dufite na karoti nazo tuzikate muri ubu buryo. Ibijumba byacu rero birahiye, reka tubyarure. Urabona ko ntabwo byashiririye, ugomba kwirinda ko biza gushirirana. Twamaze rero gukuraho bya bijumba, dukata na za mboga n'ibindi birungo turabitegura. Noneho tugiye kongera dutangire tubikarange bya birungo, tuze kongera gushiramo bya bijumba. Nubiteka gutya ntibikuryohere, uzambwira. Tubanjemo karoti, nta n'ibindi bintu nubiteka gutya nta kindi uzakenera uretse avoka gusa. Ndetse avoka uzakenera cyangwa amata y'ikivuguto, nta bindi bintu wakwiye guteka ku ruhande. Karoti zacu tuzireke zishe, hamwe n'igitunguru. Igitunguru ni akazi kinini kubera nshaka ko kiza kuba kigaragara, ariko wagikata wowe uko ubishaka. Na puwavuro, ufite na puwavuro y'umutuku n'iy'umuhondo wabishyiramo, kuko njye nasanze ntabyo mfite. Bireka bize gusa, noneho turagaruka twongeramo ibindi. Turahita dushyiramo inyanya, zikarange nazo tuzireke zize gusa neza. Inyanya zirahiye, reka dushyiremo bya birungo bindi dufite. Turashyiramo simba mbiri cyangwa se kari sauza, dushyiremo paprika, dushyiremo black pepper,
amavuta gakeya, dushyiremo garlic powder, maze kubishyiramo rero reka dushyiramo bya bijumba, birahumura neza, birasa neza kugira ngo namwe murabyireba. Dushyiremo seleri, dushyiremo soya sauce daka gakeya, utayifite ntayo wakwiye gushyiramo, ariko ubaye uyifite uyishyiramo kugira ngo yongere kara kandi inongeremo uburyohe. Ibijumba byacu rero birahiye kandi murabona birasa neza, nawe uzabikore gutya bizakuryohera cyane. Harabura akavoka cyangwa se amata ubundi ukaryohera. So mwibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen. Ciao, bye.